Amazina yanjye nitwa Nzitonda Olivier, nararokokeye muri uyu murenge wa Mudende. Ahangaha mubona duhagaze nahashugunywe imibiri y'abavandimwe bacu biciwe ahangaha hoze ari kaminuza y'Abadventiste i Mudende. Ahangaha dutangira gushyingura bwa mbere muri 2004 aha mubona abiciwe mu kigo cya Mudende aho ari kaminuza y'Abadventiste niho baje kujugunywa. Amakuru twabonye nuko hashugunywe imibiri y'abantu barenga 3500 tubavana ahangaha uko twababonye hari asanzwe ari ubutaka bwa leta abantu bahahinga barahinga imyaka igera kuri myaka 4 imyaka ya 5 tuza kumenya ko hari imibiri bitewe nuko abahahingaga bagendaga bahishira iyo mibiri bakayihingira hejuru, ariko tuza kumenya ayo makuru duhamagara inzego zitandukanye zidufasha kubikurikirana. Noneho tuzana inzego zibishinzwe n'imiryango yacu, dutanga ubuhamya, dushaka amakuru mu buryo bwuzuye, biza kugaragara ko aha hantu mubona ahangaha ariho bari bajugunywe. Amakuru twaje kumenya nuko abiciwe muri Mudende mu kigo bari abantu bari batuye muri kano gace cyangwa se muri zone yitwa Bigogwe, kuko twahahuriye turi abantu benshi cyane ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 twari abantu benshi cyane twahahuriye mu masaha ashyira urukerera, ariko uko byagenze mu masaha 12 bishyira saa moya nibwo kwica bari bahahungiye byatangiye. Twahahungiye twumva ko wenda ubwo hakoreraga abazungu, twumvaga ko bitarubashe abicenye badashobora kuza kuhinjira ngo babashe kwica abantu, ariko ntago byatinze umwanya muto cyane baraje burira urupangu, ko rwa rupangu ruzitiye neza cyane barurira, ariko benshi n'ubundi bafite n'intwaro, barimo abasirikari, barimo interahamwe zahawe imbunda, zifite amagrenade, zifite n'imyitozo ihambaye, baje kutwica. Tugerageza guhangana nabo mu gihe gito gishoboka nk'isaha imwe, ariko nta ntwaro twari dufite nkabo, turatsindwa mbivuge ntyo. Batera grenade, nibuka grenade 3, ariko iya mbere bayiteye umusore twa Rutayisire, indi bayitera muri iyi nzu yari etage, ariko imbaraga zitubana nkeya. Abasirikare benshi baraza n'interahamwe benshi baraza bica abantu, nge mbasha kuvamo ndiruka kimwe n'abandi bari babishoboye, turiruka nerekeza turiruka kimwe n'abo twari kumwe, ariko abandi benshi cyane ababyeyi, impinja, bakobwa bakiri batoya basigara muri iki kigo, ariko birumvikana harimo n'abandi bagabo benshi basigaranye nabo, basigara muri iki kigo abari babicira. Hano hahoze ari kaminuza y'Abadventiste ya Mudende. Kuko natangiye mbibabwira, abo babishe niho twaje kumenya yuko baje kubajugunya aha hantu. Kuko muhabona havuye imibiri irenga abantu 3500, ni nabo bantu ba mbere twashyingiye ku rwibutso rwa Bigogwe bwa mbere, kimwe n'abandi bantu bavanwe kuri paruwasi ya Busasamana, naho twavanye abandi 3200. Amateka y'ahangaha ya Bigogwe arashariye ku buryo ku itariki ya 7 mw'ijoro, ku itariki ya 8 n'iya 9 ahangaha mu Bigogwe rwose bari basa nk'abasoje igikorwa cyabo.
bake bagiye baza nyuma badusanga muri Kongo n'abari bihishe mu ishyamba rya Gishwati, bake cyane hazaga 2, 3, 4, ariko hano ku itariki 7 nijoro, tariki 8, tariki 9 ahangaha mu Bigogwe bari barangije intego yabo bari bamaze kwisoza. Nkanjye ubwanjye ndibuka tuva Busasamana mu ijoro iyo tariki 8 nijoro, tariki 8 nijoro twavuye Busasamana kuri paruwasi aho twari twihishe, komeza twerekeza mu gice cy'umupaka, tuzagira amahirwe bucya nijoro tumaze kwambuka umupaka. Ndibuka leta y'abatabazi yarahiye birango ku itariki 9 niba nibuka neza, twumvaga radio turi kumwe n'abakongomani bari aho ngaho, twe barahiraga deje twamaze kwambuka umupaka. Abandi bantu bambutse aha ngaha bari bake cyane. Tariki 7 nijoro, 8, 9 ahangaha bari barangije. Kuko nayo babwiraga twavuye iwacu mu Rukerera itariki ya 7 mu gitondo kare cyane, kuko tuba dutuye hafi y'ikaminuza y'Abadventiste Mose wa 7. Ubwo twanyuze mu nzira y'epfo mu cyaro, twagaca kuri uyu muhanda kuko twatekerezaga ko ushobora kurimo interahamwe nyinshi, duca hepfo duhingukana hari hafi ku kiriya giti cy'ikivumu mureba. Tugerageza gusaba inzira kugira ngo twinjirane ku irembo rya mbere, baratwangira ariko byanze, dushaka inzira twurira urupangu twinjira mu kigo. Rukerera ruba rurageze, turinjira badusanga muri kaminuza nkuko nababwiraga, ariko interahamwe zibaye nyinshi zifatanije n'abasirikare. Nibwo twirukaga tumanukana hepfo munsi y'ikigo, twiruka tugeze aho munsi y'ikigo cy'Abadventiste, ahantu haratuye abasigajwe inyuma n'amateka. Tuza guhura n'abasirikare baduteze, baducamo ibice bibiri, igice cy'imbere kiriruka, icyo nari ndimo, batumanukana batwerekeza kuri paruwasi ya Busasamana iri hepfo umurenge wa Busasamana. Tuhagera mu gitondo kare nka hafi saa moya. Tuza gusanga ikiliziya kirimo abakecuru gusa aribo bari gusenga, ariko abandi bose inyuma barimo batangiye kwica abandi twahasanze baharaye. None tugira amahirwe, ariko umuzungu twahasanze adukingurira icyumba babikamo ibikoresho, niko navuga, kuko yari amaze kubona ko abari mu nzu y'inyuma batangiye kubica. Adukingurira icyumba babikamo ibikoresho, ubwo tukinjiramo. Kuva uwo munsi wose bari bwo twirirwa bica abandi benshi, kuko Busasamana haguye abantu barenga 3500. Twirirwa muri icyo cyumba, ariko babicanye bazi ko turimo, ahubwo ntibatwica kuko abari hanze bababanye benshi, bwira batari bamara kubica. Twirirwamo habaye nijoro nka saa 2, dushaka ukuntu tuvamo, kuko bicanye bari barambiwe, bisha bararambirwa, barataha, baragenda. Ubwo dusigara twibaza uburyo tuva muri kiliziya. Bamwe bavuga ko duhunga tukambuka tukajya muri Kongo, abandi bakavuga ko badahunga batabanje kugaruka mu matongo y'iwabo. Tubahungaho, abagaruka mu matongo y'iwabo baragaruka, ariko ubwo nge nari ndi mu bemeje ko bagomba guhunga bakerekeza muri Kongo. Tuva muri icyo kiliziya nka saa 2 z'ijoro, tugenda ijoro ryose, ariko wagendaga uhura n'abantu bicwa, amasasu, imbwa, bicanye bari batunze imbwa nyinshi zituma abantu batagenda uko babyumva, kandi no mu mayira baragiye bahategera hose. Ugasanga ko ni ikintu cyari cyarateguwe kugira ngo he kugira n'umwe usimbuka. Tuza kugera ku mupaka nka saa 8 z'ijoro, turi kumwe n'umuntu wazi neza. Twageze ku mupaka nka saa 8 z'ijoro, tugera mu rugo rw'umugabo witwaga Rusesa. Yari afite imiryango ku butaka bw'u Rwanda n'indi miryango ye yindi iri ku butaka bwo muri Kongo. Tugeze handi ku mazu ye yo mu Rwanda babaga batari bayatwika, tukikibaza icyo dukora.
umwe wari utuyoboye atangira kutubwira ko twakwambuka tukagera muri Kongo, ko ari hafi cyane. Aho ngaho mu baturanyi bo Rusesa twaje kuhasanga abantu baduteze, kuko hari ku mupaka bari baduteze kimwe nuko ruteze n'abandi bashaka kwica abantu, kuko aho ngaho hari ku mupaka bagira ngo barebe abacikanye bareko babasamira aho ngaho. Tukira aho ngaho haza kuza interahamwe zigira nko ku 8 zifite n'imbunda, ariko banga kuturasa, ahubwo bashaka kudufata mu ntoki. Ubwo duca muri icyo gikare cy'inzu turiruka, ariko kuko aho ngaho hari ku mupaka turiruka, ariko tuzagira amahirwe dutabarwa n'abo bavandimwe bari batuye hakurya y'umupaka, abari badutabara. Turiruka ariko tugira amahirwe ntibagira uwo bicira aho ngaho. Tugeze aho ngaho turyama nk'amasaha 2 baburakeye, watujyana aho bitega kwa immigration hirya muri Ruhunda. Tuhirirwa umunsi wose turahaba, amasaha ageze amasaha y'igicamunsi nka saa 11 saa 12 haza imodoka ziradutwara zitujyana i Goma mu nkambi zari zamaze gutegurwa. Ubuzima bwacu bwo kurokoka nuko buteye, ni byinshi kubivuga bimwe na bimwe no kubyibuka no kubihuza, ni urugendo. Ariko ubuzima twabayemo muri iki gihe cya jenoside nyirizina n'ubwo ngubwo turiho uyu munsi. Turavuga amateka kuko twarokotse, kuko nyuma yo kurokoka twabashije kubona ubuyobozi bwiza bw'igihugu bwongera kuturemamo icyizere, twongera kuba abantu nkanjye wari muto. Igihugu kiranyigisha kimwe n'abagenzi banjye, abashoboye gukora indi mirimo barayikora. Ariko uyu munsi rwose mu cyubahiro gikwiye inkotanyi twazibwira aho ziri hose, wari ku rugamba, utari ku rugamba ariko wari ufite ibindi akora byo gutabara igihugu, tubasabira imigisha ku Mana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo tuvuga dufite icyizere ko imigisha tumusabira buri munsi imugeraho, kandi turamusabira umutima ukomeye. Ibyariho kirya gihe cya 1994 n'ibiriho uyu munsi birajya gusa, kuko abicanyi ntibaruhuka. Ariko tuzi ko imbaraga zabohoye igihugu cy'u Rwanda zarikubye, zabaye nyinshi, kandi natwe yongeye kudusubizamo ubuzima. Turatekereza, turumva, turikorera, dutunze imiryango yacu. Uyu mwanya twera tumubwire yuko aho yatugejeje yongeye kuturema mu mitekerereze, twongera kuba abantu. Turamushima, turashima inkotanyi, turashima abandi bose bafite inkotanyi ku mutima nubwo batari ku rugamba. Ariko twagira tubwira ko uyu munsi dufite icyizere cyo kubaho, twarabyaye, Imana yaduhaye umugisha. N'uyu munsi dufite icyizere cyo kongera kuba muri uru Rwanda, abana bacu bakakibamo. Bitandukanye nuko twirirwaga duhigwa tudafite icyizere cyo kubaho.